hari amatariki igihugu kitazibagirwa, suko ari amatariki yanditse kuri kalendari gusa, ahubwo nuko inyuma yayo haba hari ubuzima bw'abantu, hari amarira, hari ubwoba. Muri make haba hari amateka igihugu cyanyuzemo kikageraho kivuga kiti ibintu bizasubira ukundi. Mu Rwanda rimwe muri ayo matariki ni itariki ya 4 Nyakanga, ukwezi kwa 7, umunsi wo kwibohora. Uyu ntabwo ari umunsi usanzwe, kuko ni umunsi u Rwanda rwibuka igihe igihugu cyavaga mu mwijima mwinshi kikongera gutangira urugendo rushya. Uyu munsi kuri Hakisamu Official reka twinjire muri iyi nkuru mu buryo bworoheje, inkuru yo kwibohora, inkuru y'umunsi u Rwanda rwongeye guhumeka. Umwaka wa 1994 ubwo narwanyuze mu gihe gikomeye, iminsi igera ku 100 igihugu cyari cyarengewe n'urupfu, ubwoba, guhunga ndetse no gutakaza abantu benshi. Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu minsi igera ku 100. Nk'uko leta y'u Rwanda ibigaragaza, igihugu cyaje gusigara kiremerewe n'ibikomere bitavugwa mu magambo make. Icyo gihe hari imiryango yatakaje abayo, hari abana babuze ababyeyi babo, hari abantu bahungaga batazi aho berekeza. Imihanda yari itakiri imihanda isanzwe, amazu menshi yari atakiri amazu y'umutekano ngo habe ari ahantu wahungira. Igihugu cyari cyaracitse umutima, ariko muri uwo mwijima hari urugamba rwari rukomeje, urugamba rwo guhagarika ubwo bwicanyi, urugamba rwo gufungura igihugu, urugamba rwo gutuma abantu bari basigaye bongera kugira icyizere ko hari umunsi izuba rizongera kurasa. Ku itariki 4 Nyakanga 1994 Kigali yafashwe na RPA, yaje guhinduka RPF uyu munsi, maze uwo munsi uza gufatwa nk'umwe mu minsi y'ingenzi mu mateka yo kubohora igihugu. Kuri bamwe uwo munsi wari umunsi w'iherezo ry'ubwoba, ku bandi wari umunsi wo kumenya ko igihugu kigiye kongera kubaka guhera ku busa. Tekereza igihugu kimaze iminsi myinshi mu marira, abantu batari bazi niba bazabohoka, imiryango itazi abayo aho bari, abana baracicitse kubera ibyo babonye. Hanyuma hakaza umunsi ibintu byose bigahinduka. Si uko byose byahise bikira ako kanya, oya, ibikomere ntibikira umunsi umwe. Igihugu nticyongera guhagarara mu ijambo rimwe, ariko hari igihe umuntu ageraho akavuga ati nibura urupfu rurahagaritswe, ubwicanyi burarangiye, noneho reka dutangire kureba uko twakongera kubaho. Uwo niwo mwuka ndetse n'icyizere byari inyuma yo kwibohora. Kwibohora ntabwo byari ukubohora umujyi gusa, byari no kubohora abantu mu bwoba, kubohora igihugu mu macakubiri yaracyangije, kubohora igihugu ku mateka yari amaze kugisiga hasi. Nyuma y'umwaka wa 1994 u Rwanda rwasigaye rufite akazi gakomeye. RPA yari ifite akazi gakomeye ko kugarura umutekano mu gihugu, gushyingura abapfuye mu cyubahiro, gushaka ababuze abaho ndetse no kubahuza, kongera gufungura amashuri, kongera kubaka inzego z'imiyoborere, kongera gusana imihanda, ibitaro ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Bari bagifite akazi kandi ko kongera kubaka icyizere hagati y'abantu banyuze mu bintu nk'ibyo bikomeye, guhuza abagiranye ibibazo ndetse no kubunga. Iyo umuntu arebye u Rwanda uyu munsi ashobora kubona imihanda, inyubako zidasanzwe, amashuri ahoraho, inama mpuzamahanga zose zisigaye zihakirirwa kubera umutekano warwo, bikamutangaza. Ariko inyuma y'ibyo byose bitangaje abantu bareba bagatangarira, hari urugendo rurerure rwatangiye nyuma y'umwijima. Hari itariki ya 4 Nyakanga, imwe mu matariki atuma abantu bibuka aho urwo rugendo rwatangiriye. Ku munsi wo kwibohora, u Rwanda ntiruba rwibuka intambara gusa, ahubwo ruba rwibuka abantu babuze ubuzima, ruba rwibuka abahagaze bakarwana kugira ngo ubwicanyi buhagarare, ruba rwibuka igihugu cyavuye ahantu habi maze kikanga kuguma muri ayo mateka ashariye. Hari abantu benshi bavutse nyuma y'1994 bashobora kuba batarigeze babona ibyabaye. Siko kwibohora ari nk'umunsi w'ikiruhuko, ibirori cyangwa ijambo bumva kuri radio na televiziyo, ariko iyo umuntu abajije neza asanga umunsi ufite uburemere burenze ibyo. Uyu munsi iyo urebye Kigali, ukareba imijyi y'u Rwanda, ukareba abana bajya ku ishuri, abantu bajya mu kazi umunsi ku munsi, umutekano ari wose, ushobora kubona ubuzima busanzwe. Ariko ku gihugu cyanyuze mu mateka nk'aya, ubuzima busanzwe ubwarwo buba bufite igisobanuro. Kuba umuntu abyuka akajya mu kazi afite umutekano, akarinda ataha, ni ikintu cyo kwishimira na buri munyarwanda wese. Kwibohora ni inkuru abantu bahagaze mu gihe abandi benshi bari babuze amajwi. Ni inkuru y'umunsi igihugu cyatangiye kongera guhumeka, nubwo imbere hari hakiri urugendo rurerure. Kandi buri mwaka iyi tariki ya 4 Nyakanga yigeze, uyu ni umunsi udasanzwe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umunsi u Rwanda rwibukaho aho rwavuye mu mwijima rugatangira urugendo rushya rwo kubaho. Iyi yari inkuru yo kwibohora twumvuga kuri Hakisamu Official. Niba ukunda inkuru zivuga ku mateka y'u Rwanda n'isi mu buryo bworoshye, komeza ukurikire Hakisamu Official ukanda subscribe, ukora share
reka twongere guhura mu kindi kiganiro kiri buze. Ciao ciao.